ayo ni amavuta atsikamira amateka 11 urashize unyuranye ibihe Mana ushimwe yabigushimiye haleluya izina ryawe rihabwa icyo doko shumba wihangane hari ibyo umuntu aba yibutse ngende ntacyo bintwaye aya ni amavuta tujya tuvuga reka nkubwire ego batemye igiti Imana ireba ayo damaseterebo batwikiraho izo mbagara bayureraho bavuga amagambo bashaka iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe nutazi kuvuga udidimanga gusobanura uko amateka ni mabi aragatsindwa ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbazi hayiwe data ubyara umwana wamubyarira mu mateka ati nza aze ukamwita nzabakurana kubera amateka umubyarira ukamuburira izina cyangwa kava amahanga kubera amateka ugize gute ubwo harimo abantu biswa amazina y'ingaruka z'amateka ababyeyi bababyariye ariko Imana haleluya zotemande yaba naranezerewe nagure amateka aragatsinda ariko icyo shimiri yera nge pasiteri Teuje icyo shimiri yera nge pasiteri Teuje izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro hari ibyo umuntu atavuga yitwa haleluya shimiri yera yakomeye hanyuma yo kutwuzuza imbaraga z'umwuka wera yarangiza igahindura n'ayo mateka erega nibashaka bongera bisubize hano mushuma nibiba bifasha umuntu ukabura uko oya turabwa duhagurutse nerutse kwibuka amateka nanyuzemo ndanyije nyihereza icyuba shaka kuvuga ko bihuye n'ijambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje reka subiremo iri jambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje haleluya ntiyari kubambutsa inyanja abanyegiputa batarahagera ntago bishoboka ubwo icyo nibutse umugabo umwe witwa Yobu yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko naho naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gute kigashira ako ubundi igiti cyatemwe ibintu birindwi bigera ku giti cyatemwe urabizi arabitubwira ijambo rya mbere igiti cyatemwe kibura isura ijambo rya kabiri igiti cyatemwe kibura izina yego ibiti byose iyo byatemwe bisangira izina ubundi kigira isura bitewe icyo cyera bitewe n'ibyo cyera iyo cyera avoka bakita avoka iyo cyera imyembe bakita imyembe iyo cyera amaronji bakita amaronji iyo ari inturusu cyitwa inturusu none ibiti byose byatemwe bisangira izina ijambo rya kabiri byose byitwa ibishyitsi n'igishaka kibe cyaroreraga avoka ziryoha zigura birinite ni igishyitsi cyaratemwe iyo gitumwe itakaza izina ubwo mbwiye bibiri ijambo rya gatatu amateka yarankubise bambaza ngo ariko ubundi ukora iki ndi umunamba ngukora iki ndi umunamba nako kakari karagiye nguri iki ndi umunamba yewe noza imodoka ako ndagushimira haleluya 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 kwa amateka yatsikamiwe n'amavuta haleluya amavuta atsikamira amateka kwambura isura 11 irashize Imana ishimwe kiri kumwe n'umudamu 11 urashize unyuranye ibihe Imana ushimwe yabigushimiye haleluya izina ryawe rihabwa icyo doko shumba wihangane hari ibyo umuntu aba yibutse ngende ntacyo bintwaye aya ni amavuta tujya tuvuga reka nkubwire ego batemye igiti Imana ireba ayo damaseterebo batwikiraho izo mbagara bayureraho bavuga amagambo bashaka iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe nutazi kuvuga udidimanga gusobanura uko rero mu kiganiro amavuta akandagira amateka ndabashuje rero ni pasteur Jean Baptiste ndetse n'inshuti yanjye Bob Rodrigue umukameraman umutekinisiye umuhanga umwana ushoboye ibintu byose kandi ukijijwe mu rwego rwiza Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu nkuko ro bisanzwe nagira ngo mbabwire ko kano kanya twabatumirije umushyitsi udasanzwe icyo nzi cyo muramubona munezerwe ni umugabo w'amateka ni umugabo waturutse ahantu kure ni umugabo nzi cyane ni umugabo nubaha
umugabo w'ubuhamya w'amahame ndetse umukozi w'Imana wera imbuto ku manywa na nijoro. Uwo muntu ni umuntu nguteye amatsiko gusa. Abari muri South Africa mbateye amatsiko, Zambia, Namibia, amajyepfo yose ya Afrika, abari Congo, Zaire, Tanzania, abari Burundi, abari hose mwashuti zanjye zose, abari Kigali, abari mu Miduha, abari muri Rwabutabura, mwese ndabizi ko munkurikirana, abari mu biro, ndazi neza ko dufite abakunzi kuri TUT tubagiraneho Bwuzu TV. Mbana no kubamenyesha ko ryashu rye birazanatangira muri iyi minsi. Hasigaye iminsi 2 gusa yonyine cyangwa 3, yarikije vuba kugira ngo utangire wige. Hanyuma muri cya kiganiro tubashuje mwese muri Amerika, Canada, Asia, Oceania, Uburayi n'inshuti zose muri Komoro ndabashuhuje. Abari Guadeloupe, Mayotte, abantu ho muherereye hose bavugira ngo iyi ni TUT tubagiraneho Bwuzu twese tuwe ngo amavuta kandagira amateka. Umugoro mbahamagariye ni umugabo w'ibihame bikomeye, ibimenyetso bifatika, magambo afatika, nyangamugayo, ukunda umurimo w'Imana, mukundira ibintu 7. Icyambere agira gahunda mu buzima, 2 baha Imana, 3 ntatinya kujya Imana amukoreye, 4 ntazi kurya wenyine, 5 ni umuvandimwe wa bose, 6 ni inshuti yabaye, 7 azi no kubaha abakomeye. Nagira ngo rero bamwerekezeho kamera kano kanya maze mu murebe mwitegereze. Arabibwira ni umukozi w'Imana, tumwakire tuneza aho uri wishima. Dore ndamuberetse Imana umugisha. Karibu mwene data, Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane mushumba. Turanezerewe kubana namwe muri iki kiganiro kiza kivuga ngo amavuta kandagira amateka. Amen, amen. Iyo undaritse kuvuga ku mateka, uku nicaye hano byonyine, kuba nicaye hano byonyine niyo twataha, niyo twasoreza aha. Aya ni amavuta kandagira amateka. Hallelujah. Kwa urwego nagezemo, mvuze ku mateka gato mbere yuko dukomeza. Nasura umuntu akandindisha umwana, afite ubwoba ko ntayitwarana na cage. None ndi muri biro, ndi muri studio, ndi kumwe n'umushumba, ubwabya na amavuta kandagira amateka. Hallelujah. Barishimye bakakurindisha ngo udatwara telefone na cage. Buryo usura umuntu akahita gucungisha. Lepo ngo nuganiriza umushyitsi atari urukundo. Clement ngo nuganiriza umushyitsi. Bebe ngo nuganiriza umushyitsi. Batinye kugusiga muri salo bavuga ati yayitwarana na cage, ariko kubera amavuta kandagira amateka. Hallelujah. Hallelujah. Reka mbe ngarukiye. Amazina ni Pastor Nshuti Eugene, muri umurimo w'Imana mu itorero rya DPR. Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana 4. Uwa 4 yujuje ukwezi n'iminsi 8. Uyu munsi wa 8 wuzuye. Mfite undi muryango, turaba mu muryango mugari. Hari abana 10 tubana bavuye ku muhanda. Twabanaga mu mateka, mpuye nayo mavuta kandagira amateka. Ndavuga ngo hari abo nakuriye gukurayo bakaza tukabana muri aya mavuta kandagira amateka. Ijambo ryiza cyane. N'ejo nzagaruka. Ngarutse mu mavuta kandagira amateka. N'ejo nzagaruka. Karibu urakoze. Wamaye nk'icyumweru cyose tuvuga ku mavuta kandagira amateka. Ahubwo se uvuga umwaka wose wawo. Amavuta kandagira amateka ni imbaraga. Reka tugusengera Imana rero, ngira ngo abakunzi bati uti mwayibonye ko tuya tubazanira abantu bamenye, bafite ubunararibonye, bafite kuvuga, bazi icyo basobanura. Hari uburyo umuntu avuga amateka akayumva mu buryo butandukanye. Icyo nzi cyo na mbere yuko tumusengera kugira ngo mwumve ko nawe yasoma azi gutandukanya amateka na karande. Mbere yuko dusengera batandukanyiriza. Icyo nzi kirabizi amateka na karande, kandi nziko ni ibintu abantu bakunda gutindamo, ariko na Satani akabikubitiramwe abantu. Amateka kuyavuga nge biranyorohera kuko simvuga yundi, mvuga amateka yanjye. Amen. Na karande nayo kuyivuga biranyorohera. Kubera iki? Nzi gutandukanya karande n'amateka, kuko nawe n'amateka sinayoberwa karande icyari cyo. Bivuga ngo ubuzima nge nanyuzemo nabunyuzemo kubera ingaruka z'amateka. Sinabunyuzemo kubera karande. Ejya ngicyo kintu cyumve. Karande ni uruhererekane. None nge nabaye mayibobo, ariko iwacu nta wabaye mayibobo. Ayo ni amateka. Hari undi wabaye mayibobo kuko yavutse mu muryango azi ngaravomamo isoko y'urukundo, yarangiza akavomamo ibiroho, bya biroho bikamugeza mu muhanda. Iyo ni karande. Nawe yabyara umwana
rwa rukundo yaburiye mu muryango w'iwabo ntamenye kuruha umwana we kuko iwabo atarubonye uwo mwana nawe akaba yisanze ku muhanda uwo nawe urwo ni uruhererekane bivuga ngo iwacu nkavomamo isoko y'ibirohwa uwo mbyene nkamuvomera ibirohwa uriya nawe wabyakamuvomera ibirohwa yego bikaba uruhererekane. Tukiri kuri karande gato buretse nkurikire uzi ko umuntu avuka iwabo ugasanga bararira ku nkoko rero babiteye imirwi murabyumva buri mwana bakamukatira gutya nubwo ari batandatu bicaye ku nkoko ariko ntibabisanze ngo basangire ugasanga buri muntu bamukatiye akantu ke ku buryo atarenga afata imbere y'undi rero yanakira ageze i Kigali Imana imuhaye uburyo amaze gufata umujyi agura umufuka w'umuceri yakarandi kamukurikirana ugasanga arasiga ikirahure cy'umuceri agiye ku kazi ngo bagiteke kubera yakarandi y'iwabo ko baryaga ibiryo biteye ku murwi nabyo babihingiye karandi kamukurikirana yanagura n'umufuka w'umuceri Imana imaze kumugira neza agasiga ikirahure cy'umuceri ngo kiryeho umugabo wabo barera kiryeho murumuna we waje aje ku ishuri kiryeho umukozi n'abana kuko ngo atiriwe mu rugo agasiga ikirahure cy'umuceri. Iyo ni karande yo mu muryango. Mu yandi magambo ukagirirwa ubuntu ugatabarwa ariko kubera karande ikagukurikirana ntunamenye ko watabarwa. None n'abandi bagatangira gusogongera ku ngaruka za karande y'iwanyu bakazisogongera. Ndakumvise kambe ngarukiye ariko amateka ngero yazane ubwo karande yo turayumvise none amateka yo agira igikomere kibi amateka agira igikomere n'isi umufunzo ayiwe igisebo cy'umufunzo ni igisebo ureba ukagira ngo kiri gukira kizaho agakoko ariko wakwitegereza ukabona kiri gucukurika imbere mbese wikanga ko kiri gukira ariko wareba ugasanga ahubwo kirimo kiracukurika hazaho hejuru ukuntu hari gukira ngo ubona rwa hameze nk'ahakize ariko imbere haracukurika. Umuntu wakomerekejwe n'iki gikomere cy'amateka rero uramuganiriza ukamufasha icyo twita ikiganiro cy'isanamitima ukamuherekeza agaturika akarira murankurikira ndagukurikira cyane agapfukama tukongera ko turi abashuma tukamusengera yasohoka agahura na cya mateka yamukomerekeje kuko amateka nta wajya agira ngo nkurikire karandira kira ariko amateka ntakira kereka amavuta yonyine kereka amavuta nayo aza kwigisha uko ubana n'amateka akaninjira muri wa mufunzo kuba ndagira guhumve naho ndagira nganga humve neza hari ibikomere bikira mushumba n'ibidakira ndakumva rwose igikomere cy'amateka hari igihe uturana n'umuturanyi akakubera amateka niyo waba udafite ifoto ye aho wazimukira amateka akahita amuzana ifoto y'umuturanyi ukaba uyifite ayo ni amateka y'igipangu hari ibipangu twagiye tubamo by'imiryango 5 ikodeshwa iriya miryango rero murimo mwese muri abapangayi cyambere nta dushe izo nzu zigira icya kabiri nta bikoni zigira buri muntu atekera imbere y'umuryango we iyo utatetse turabimenya rero nero guturana nabo baturagire ndagira ko karukumva ndakumva guturana nabo baturanye wewe ugiye kurya biscuit yari hamu nabwo banombe mu gikombe cy'amazi bavomye kuri robine undi ari gutuma simba mbira yego sasa ari gukaranga ngomeneza simba mbira ati no nguzane bya bitunguru by'umwe kugira ngo umve ko n'iby'umutuku bihari rero niyo wakwibuka Imana iguhinduriye amateka Imana ya mavuta ndaza kuvuga kuri ayo mavuta Imana ya mavuta tsikamira ayo mateka ariko iyo foto nugutsikamira aho ngaho wabivuze neza nugutsikamira kugira ngo kitegure umuntu ariko kigakanda ariko amateka iyo arahararya amavuta akaza gatsikamira ndabyumvisha nugutsikamira ubundi kuko wagukomerekeje ntaho ajya kandi reka nkubwize ukuri n'agasozi wamburiyeho amahoro niyo karebye gusa
ujya kumuva harazamutse umusonga bikongera bikamanuka n'umuntu waguhabuye iyo muhuye yaraguhemukiye ujya kumva agasonga karazamuka amateka ati ni ukuvuga ko mbyumvise neza urakoze kudusobanurira impamvu wowe wagiye ku muhanda si karande ahubwo ni amateka y'uko wisanze nta mubyeyi nta mbabazi nta mpuhwe wisanga ahantu ubundi reka tubivuge turaza no duhora tunasengera yego turaza gusoza dusengera ahubwo ari abari ari abatsikamiwe n'amateka kugira ngo amavuta aze gutsikamira mu mateka nino nabishwe na karande nabo turabasengera kugira ngo Imana zikureho karande habeho itandukaniro habeho urusika rutandukanyije hamwe ya soko ya karande kujya ku muhanda nkuko twari tubivuze si ingaruka zo kunanirana ko bari abana bajya ku muhanda nkunda no kubita abana bo ku muhanda nimo kabite ba mayibo oya rwose mujye muvuga abana b'imihanda abana bo ku mihanda je numvuga ko abana bagendana igikomere kitazwi na benshi nukuri je mbabonye ko garukira aho ngaho niba hariho yenda utarinjiramo Imana yampaye niba hari abantu ndeba marira kaza buriya mu buzima nge umwana mutoya arambabaza buruzi ko niyo kujya gushyingura pasiteri tugiye gushyingura umwana agense wako bashaka ndarira mbona hari vizi ipfuye nkabona hapfuye nk'umuyobozi ukomeye nkabona umuryango ari ku gihugu ari ku itorero ari muri societe noneho nkabona yari kuzaba umuntu ukomeye iyo nciye ku muhanda nkabona bari abana ngiye ngira igikomere mu mutima noneho ubuse ko tugiye kurira mu kabare hanaha sinkamamaza ntago kadutumye natuye gusangira muri hoteli muri Kigali hano hafi aho urahazi heza na hano ibintu icyo nzi cyaye cyaho ni 2,000 ndamubaza ngo wowe ugiye kurya ngaho bati amake turya ni 30 none uno mwana kumuhabira urumva giye bantera imbabazi kuko kesh sumwana unaniranye ahubwo no kuyabuza icyo yifuzaga mu muryango ikindi cyantara gahinda ubwenge bafite ku muhanda ubusanga barabana b'abahanga ku ishuri ariko byarahagaze njye ngo kumwe ngo ugiye umutima wanjye urambabaza umva ndanababaye none ahura n'umwana ushonje umeze nabi umunsi umwe twagiye mu bukwe kwa kundi bajya bakira abantu badukubita muri ya ntuze bajya baduseriva abantu barajya ntangiye kujya mbona umwana arandeba cyananiye kuzamuka mpita mbihereza umwana ku ruhande tukiraho uvuze ngo mbibaze igihe mfite umutima tukiraho wenda mbere yuko nongera ngaruka ku mateka kuri ubwenge baba bafite iwanjye barahari nkuko natanye mbivuga bageze ku 10 uwo nasubije mu ishuri amaze imyaka 3 atiga narabicaze nabaza murashaka ko mbakorera iki corona irarangiye dusubiye mu buzima busanzwe hari cyagiye agabanyukaga amashuri aratangiye mbakorera iki bamwe ati dushakire perime abandi ati twijyane mu myuga harimo n'abagiye kwiga ubutayeri n'undi aramwe ati nsubiza mu ishuri ariko koko ubwo wowe uzasubira mu ishuri wige ati dadi niko banyita nzakuzanira birote ya mbere yagiye ku ishuri amaze imyaka 3 atiga umunyeshuri umukurikiye kandi muri 5e ntiyarasibiye yagiye yimuka bose wasubiye mu wa 4 ati oya ndagenda nimuka birote yanjye wa 4 irahari ndajya kwihiga mu cyaro ndayibona urumva ajya mu wa 4 umunyeshuri mu wa 5 pita agenda yimuka umunyeshuri umukurikiye amurusha amanota 20 ubu bari muri 6e ejo bundi azakora icya leta ubu nanjye njya kubona nkabona banyoherereje ngo mubyeyi dufatanyije kurera ukuri kw'Imana kandi ari bobo umwana wo ku muhanda najyanye ku ishuri ayo rero ni amavuta atsikamira amateka kuvuga ngo amateka aranyuzemo y'umuhanda amavuta araje arayatsikamira reka Imana ishimwe none bituma n'undi wari uri ku muhanda nawe agera ku ishuri haleluya nukuvuga ngo amavuta ntatsikamiye amateka yanjye gusa atsikamiye n'amateka y'uwo mwana izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro uwo mwana wagiye kudoda yaragiye uwagiye kudoda ubu nawe bararangije barangije 2 ndimo ndabashakira imashini mwenda y'imwemerere Imana iguhe umugisha mwenda y'imwemerere rwose Imana iguhe umugisha mwemera no kumugaragaro umwenda y'imwemerere vuba bidatinze cyane ko
hari n'indi ngomba gutanga umunire ariko uwo nguwo mwenda yimwemerera kandi byihuta azaza hano tuganire tuyimuhereze ku mugaragaro. Undi wa kabiri kuri amavuta atsikamira amateka. Reka se nk'ugaruka tudahereye kure. Nagiye ku muhanda atari ukubera kunanirana. Nagiye ku muhanda atari kubera gakungu. Nagiye ku muhanda atari ukubera ikigare. Nagiye ku muhanda kubera ingaruka z'amateka ya jenoside. Nisanga hehe ku muhanda 94 95. Wa mwana avukiye muri bwa buzima bwiza. Wa mwana wavutse abona infection y'urukundo. Wa mwana anywaga igikoma kirimo nido bamuririmbira. Banyiceje ku idirishya banzengurutsa muri jaride. Wa mwana basunitse muri toileteze. Hari umwana ukura adakambakambye. Agitangira gusa bakahita bamushyira muri toileteze akirwa kata muri salo. Uwo mwana uwo niwe ndi kuvuga. Ayo ni amateka ya mbere. Wa mwana wajyaga ku ishuri n'imodoka akagaruka. Twajya mu cyaro, abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve kuna kana k'Ikigali kavuga. Ayo ni amateka yuzuye urukundo. Ariko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 irazi itwara umuryango, itwara inshuti, itwara abavandimwe, nisanga ndi njyenyine, nisanga ku muhanda mushumba uretse Kristo wamanuye aya mavuta y'umwuka wera nyuma yo kumpagakiza. Urumva ari ndari kunyomora icyo gikomere cy'agahinda. Ntawe ubundi amateka aragukomeretsa wanimakiya fondete ntigufata. Ntago amateka ya niyo wajya muri makeup urimakiya bakazana umuntu utera makeup wa mbere mu Rwanda arakumakiya agakubita akadoma hanumbaze ukanguga akanyarara kubera amateka. Uzika amateka uyurirana mu ndege igikomere cy'ikirane cy'amateka wajya no muri piscine kikaguherekezayo. Ibaze kugera mu rwego urumva ubone kwishyura muri piscine ngo ujye ukora sport ya piscine. Ariko igikomere kikakwibizamo muri piscine abandi bakajya bogaramye no kuyajyamo byakwe kandi warishyuye yawe. Uzika amateka gukomerekeza akaguherekeza muri vewiti urumva ukayakora ukuntu umuntu araramye atasinza kandi atari ibitotsi ari uguhondobera. Ikintu kizakubira umuntu wishwe n'amateka byacanze, igikomere cyacanze amanura ikirahure ari muri vewiti. Ubundi kirazira vewiti uhoramo climatize. Nubona umukire yamaniye ikirahure ukabona afunze ishambusha nk'uri muri Karina uzavuga ati kamubayeho tu isiramushize. Umva amateka ni mabi aragatsindwa. Ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbazi. Hayiwe data ubyara umwana wamubyarira mu mateka ati nza aze ukamita nzabakurana kubera amateka umubyarira ukamuburira izina cyangwa kava amahanga kubera amateka ugize gute. Ubu harimo abantu biswa amazina y'ingaruka z'amateka ababyeyi bababyariye. Ariko Imana haleluya zotemane yaba nanezerewe. Nasomye Saa 62 masanga ijambo rivuga ngo nzaguha izina la Yamaze. Ako ndafashije nzaguha izina rishya. Imana irabizi uziko nitugera mu ijuru mu by'Imana izadukorera aho naho ni mu byayishu harimo ibuye ngo ryera ryanditsweho izina nabwo litazwi n'umuntu n'umwe kereka nyiri kuritanga na nyiri kurihabwa. Haleluya uzi impamvu nta wundi uzarimenya. Bazamura itiko nubwo tuzageraho nta mwuka w'ishyaruriyo ariko izina nzaba mfite n'iryanjye na nyiri kurima kubera amateka erega amateka ntuyamakiya amateka niwayatera makeup amateka uragenda niwayahanido inkoko wajya kumanyura akagura ariko urarya uyibagije uri ugahita urambika akagura inkoko hasi. Amateka kuganiriza ugasanga umuntu afite akarahure ka fanta kaheze ku munwa ukagira ngo yaryohewe kumbi hari amateka kamubwira ngo iwanyu ntibabyara ntimuheka ntimubaho urataha urarara hehe ko baguharitse. Amateka arakuganiriza ugahinduriza umwenda utabizi. Ubundi gato utaravuga
uzi ko amateka yeze kunganiriza nkiyambura urukweto urabona inkweto umuntu akambara gutya iyo yanganirizaga nashobora kwiyambura isaha yose nkabanza gakuramo urukweto rumwe najya kurumana amateka akanganiriza nkayumva ugasanga akasubwo waritse kuvuga inkweto ibyo se byakubaye waritse nge nambaye izingore n'amateka kuganiriza ariko uzi amateka kugani buretse gato uzi gusura umuntu harimo itapi mu nzu neno usabwa gukuramo iki inkweto neno mu gihe cy'imvura zaraturitse uri kumurikira neza neno n'amasogisi wambaye icyo ubundi habaho system yo gukuranamo inkweto n'amasogisi urayizi ujya gukuramo inkweto amateka kuganuka avuga ati gwese isogisi urarisiga uzi nigera iherukira gufurwa cyane waba wari tonde cyangwa se yarabaye amanasohotse hanze baze uricara kwitapa manari hanze nubundi zikuranemo amateka ko ati kuranamo amasogisi n'inkweto ubwo itufatira hanga kandi ujya gukuramo inkweto ari kuhera hano kayitumanurana gutya uri kubyumva nene ikibazo gisigara esase gisigara ku inzara ugira ngo ziteye amahini turi bwuname ngo uzihanagure amateka aragatsina ariko icyo shimiri yera nge pasiteri Teuje icyo shimiri yera nge pasiteri Teuje izina ry'Uwiteka rihaguruka nanjye icyubahiro hari ibyo umuntu atavuga yitwa haleluya shimiri yera la setemandi y'abasiki yamo hanyuma yo kutwuzuza imbaraga z'umwuka wera yarangiza igahindura nayo mateka erega nibashaka bongera bisubize hano mushuma nibiba bifasha umuntu ukabura uko oya turabwa duhagurutse nerutse kwibuka amateka nanyuzemo ndanyije nyihereza icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ndavuga ati ninge mu pasiteri mu gihugu cy'u Rwanda ku isi yose uhaye Imana icyubahiro cy'amaboko n'amaguru haleluya haleluya mumbaza uko byagenze n'ibyuma n'amateka ariko byari bindenze byari binkoza ha wundi ubyiganye bije muri mayibobo ubundi pasiteri haleluya wari mayibobo ndasize ko sezeranya bikemera nokuri nge pastor Nshuti Teuje haleluya kubwubasha ayiwe meshwa n'ijambo ry'Imana n'itorero ade Nyirambegeta abaye umugore wa Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeta ikimana yafatanyije nta wagi subwo aha amateka atatsikamirwa haleluya byari ibyaha nkabihindura ibyera aha amateka atatsikamirwa ni he abakurikiranye TUT nabuze icyo mvuga mushumba ayo mateka yo gukodesha izo nzu zimeze gutyo no gukaraba umuntu akaraba muri system ndagira ngo byumve neza kuko izo nzu nta dushe ziba zifite ayo ni amateka unkurikire neza iwacu twabaga mu bipango ariko amateka ngejeje ku muhanda nkoze ubukwe mbukoreye muri ibyo bikomere by'amateka by'ubukene mbyariye umwana wa mbere mu bukene mbyariye umwana wa kabiri mu bukene mbyariye umwana wa gatatu mu bukene uzi madamu gutwita yagutuma ishambusho kayo ayiwewe igura 100 igura 100 ati sheri ko shaka ishambusho yakubesha akagutuma yawurutese ufite 5 wari uzi kuguramo ibiro 2 by'ibirayi imibare itizamo ibihekane hari igihe ubara imibare ikazamo ibihekane mwisengesho uza gusenga ndakwinginze mushumba usengera abadukurikiye Imana ikuremo iki ibihekane mu mibare ikuremo ibihekane kandi tubizi mu nyuguti uzi ko umuntu yakwereza $100 saa 7 z'ijoro saa 4 z'ijoro bati ndayohereje ejo uzajye kuri Western yo bayaguhe yego ukarara wicaye n'ibitotsi ntibiboneke atari kwanga uzajya kuyazana ahubwo ugatangira kuyabarira ukimara kubona ka message kari agafoto imibare kayitizamo ibihekane ukatuva ko uzaca Nyabugogo ugahaha ukahita wibukura imideni ukahita bakayiko nyirinzu yarayakohereza message 100 bikarutwa mbere yuko riza nukuvuga ngo hazamo ibihekane ukaribarira bikanga nukuvuga ngo bohereza 100 n'amateka kohereza ibindi bintu niyo twavuga amateka urabara imibare ikazamo ibihekane amateka tonde runaka tabizi ko tari ugica kuri ya boutique kabati niho ndi buhere ati ku mazi uhora uva mutishyura
ziko kari byo bana ati madamu ntaheruka igikoma kandi ari konsa ubwo akaba ageze muri 97 hasigaye 3 kase 3 nzagura miti ukongera ugatangira turiya reka mbe muretse mateka aragatsinda arakuganiriza uzika gukangura mu bitotsi karara wicara byuka uri mu biki iyi nzu urimo wari wayishyura amateka akavuga ati byuka wari utangiye gutera ikorasi uti mva ndanezerewe amateka ati unezerwe gute nyirinzu bamwishyuye none hari igihe umusetsa gusura ubu nari mfite intebe ubundi tujya tureka kuvuga amateka ya Aburahamu aya Daniel mu rwobo tuvuga yacu natwe hari amateka yacu nari mfite intebe wicaraho zikitegura kuguha umunyenga utaricara kamera manuraho gato mbereke intebe yicariye mushumba intebe ujya kwicara zikahita zitegura kuguha umunyenga utaricara icyo kintu uracyumva ndacyumva bese zarashaje zirenga gusaza zisigara zivuga ati karibu umushyitsi wizana ku buryo unsura urimo urabyumva niba uri bumari saa mu minota 15 ukicara uhita uguma hano rero kavuga ati nibeshya nkagaruka zireta zijya hano bese mu minota 15 uko wihengetse ubu utangiye gusezera kuko barwaye urukebo nero reka unsure rero imvura ikubi kandi bari batekeye ku rubaraza ujya kubona ukabona imbaburira kudepashe ijya imbere y'igitanda niba ari inkone y'ibishyimbo hinamagurita mbese uzi gusura umuntu imbabura ikajya ikudepasa inkono y'isafuriya y'ibishyimbo ukabona irahise utayavuga ati yewe reka ngende nta kibazo ndayugama ugasa umuntu yarwaye ihungabana ayo ni amateka ariko amavuta haleluya yaraje arabitsikamira muri iyi minsi yego ubu nanjye ndi kubaka inzu ifite igikoni amavuta arutewe n'ayaye igikoni cyo mu nzu yego hari umuntu wo muri Canal Plus waje Nshuti yanjye uvuga ati ati namenye kuri kubaka ishinzwe ibintu by'amaestration ati ngiye kugukorera ikintu mva kinkoze ku mutima ngiye kuyestara ubu buri cyumba gifite flat buri cyumba urumva estration buri muri salo harimo flat mu cyumba cy'abashyitsi harimo flat mu cyumba cy'abana b'abahungu harimo flat mu cyumba cy'abana b'abakobwa harimo flat mu cyumba cyanjye harimo flat mu cyumba cy'amasengesho harimo flat uzabisenga nunanirwa uri kumva amakuru y'ijuru na Jova yiruyireba korana batoranye ayo amavuta atsikamira amateka kandi Imana intabariye muri ya karitsi bakudepasa ubwo urashaka kuvuga ko bihuye n'ijambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje reka subiremo iri jambo Imana ntiyakora ikosa ryo kugutabarira kure y'ibyakuzengereje haleluya ntiyari kubambutsa inyanja abanyegiputa batarahagera ntago bishoboka ubwo icyo nibutse umugabo umwe witwa Yobu yaravuze ngo haracyariho ibyiringiro ko naho naho igiti cyatemwa cyakongera kikagira gute kigashira ako ubundi igiti cyatemwe ibintu birindwi bigera ku giti cyatemwe urabizi arabitubwira ijambo rya mbere igiti cyatemwe kibura isura ijambo rya kabiri igiti cyatemwe kibura izina yego ibiti byose iyo byatemwe bisangira izina ubundi kigira isura bitewe icyo cyera bitewe n'ibyo cyera iyo cyera avoka bakita avoka iyo cyera imyembe bakita imyembe iyo cyera amaronji bakita amaronji iyo ari inturusu cyitwa inturusu none ibiti byose byatemwe bisangira izina ijambo rya kabiri byose byitwa ibishyitsi n'igishaka kibe cyaroreraga avoka ziryoha zigura 2 ni igishyitsi cyaratemwe iyo gitumwe itakaza izina ubwo mbwiye bibiri ijambo rya gatatu igiti cyatemwe iyo cyamaze kubura izina kikabura isura ukigezeho wese akihanagurizaho ibyondo ijambo rya gatatu kandi naratangaye n'uwambaye bodaboda n'akamambiri bana nawe uzi ko yihanaguza kuko barataye agaciro ijambo rya kane umuntu wese uri guhinga iyo ari gukunkumura imbagara nko yazishyize ku kigundu cy'insina cyangwa ku mukingo araza akagereka kuri cya gishyitsi
abantu bageretse imbagara ku bantu b'Imana. atiteko Hari imbagara z'amagambo, hari igihe umuntu agushimangira ijambo, yego uri kubyumva neza, ukarihandurwa n'amavuta. Uri kubyumva neza, ubu hari abantu bashimangiwe amagambo bagikizwa. Babaye abadiyakoni babashimangira ijambo, babaye abarimu babashimangira ijambo, babaye n'abapasiteri babashimangira ijambo. Hari igihe umuntu agushimangira ijambo, hari igihe urambagizwa bagushimangira ijambo, bakurundaho ibiyorero, ariko umwuka wera, imbagara, inteja, ibiki byose bakarundaho. None icyambabaje ijambo rya 6, niyo bagiye gutwika imbagara ntibazikura hejuru ya cya giti, bazitwikira noneho hejuru ya cya gishyitsi. Ijambo rya 7, n'ushaka umwasi araza kuko nta kubita uruhande, asekura hashaka kubitiraho ongera agasekura. Ayo na amateka basekuye amateka, badusekuje amateka. Ishoka yitwa ndakwibutsa aho wavuye. Ndakwibutsa basangaga madamu muri ubwo bukena ko bati ubundi wajyaga nitwakubwiraga bakamwasa umuhini, ariko nishoka si n'umuhini, ariko agakomera. Umudamu wanjye musabiye umugisha, Imana imuha umugisha, amavuta mwatuyeho umugisha. Umva yaravuze icyo gitura gisobanuye mwakubita habonye, ariko arangije akunze ijambo ngo kigashibuka. Buretse gato ari babandi batemye, kandi cyantangaje uzi ko bajya mu ishyamba bagura amashoka Imana ireba, bagatyaza Imana ireba, yego, bakajya mu ishyamba bakarambagiza igiti batema, Imana ireba, bakagitema, Imana ireba, bakarenzaho imbagara, Imana ireba, bakihanagurizaho ibyondo, Imana ireba, bakakita amazina kuko cyabuze isura. Hari n'ujya kuguhanura akabanga uri kubundura umukobwa cyangwa uri umugore, ibaze kubura isura umuntu akajya no mu rwego rw'icyuri. Uzi ndambagiza uriya mudamu twibanira, nabuze isura kugira aho banyita muzehe, uriya musaza azakumarira iki? Kandi imyaka yatari y'abasaza, nari narasaza, amateka yarankubise, bambaza ngo ariko ubundi ukora iki? Ndi umunamba. Gukora iki? Ndi umunamba. Nakuka kari karagiye ngo uri iki? Ndi umunamba, yewe noza imodoka. Ibaza kwitwa umunamba byonyine. Amateka akanyagwa, amateka kwambura, nubwo kakaguru kadatuma ngerayo, ako ndagushimira. Haleluya, haleluya, haleluya. Amateka yatsikamiwe n'amavuta. Haleluya. Amavuta atsikamiye, amateka kwambura isura. 11 irashize, Imana ishimwe, kiri kumwe n'umudamu. 11 urashize, unyuranye ibihe. Imana ishimwe, yabigushimiye. Haleluya, izina ryawe rihabwa icyo. Shumba wihangane, hari ibyo umuntu aba yibutse. Ngendi ntacyo bintwaye, aya niyo mavuta tujya tuvuga. Reka nkubwire, yego, batemye igiti Imana ireba, ayo damaseterebo, batwikiraho izo mbagara, bayureraho bavuga amagambo bashaka. Iyo uri muri icyo gihe igiti cyaratemwe, nutazi kuvuga udidimanga gusobanura uko abyumva. Ariko wambabare nkavuga ngo muri izo mbagara bashyiraho n'ibitajya byuma, n'ibitu bigatohera hejuru y'igishyitsi. Buretse gato, nyemerera buretse gato mushumba. Batema igiti ireba, barambagiza icyo batema ireba, batyaza amashoka ireba, bagashyiraho imbagara ireba, bakihanagurizaho ibyondo kuri icyo gishyitsi Imana ireba. Ariko icyashimishije ni ibyo byose barabikora, data akabahisha umuzi. Naho nashakaga yabahisha umuzi, abahisha umuzi. Kuko ibanga ryo gutoha riri mu mizi hasi, riri mu mizi. Ni nacyo yavuze mu Migani 10:3 ngo avuga ngo umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Mbere yuko abesho muzi ndabisha, ariko bahanze unyemerere ko banashyiraho n'ibyatsi bituma imbagara iruma, n'imiteja ntijya yuma. Bagashyiraho inteja, bagashyiraho urwiri rurashibuka rushingiye ku bitaka biri ku mizi y'urwiri, ntibigombera ko igiti kigira amazi. Bakagushyiraho ibishibuka by'urwiri n'inteja. Akurahumva aho hantu ndashaka aho ngaho. Ariko ikabaho amateka yageze atsikamira umugabo witwa Yavuze.
Bibiliya iravuga ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamubyariye mu gahinda. Ariko bajya basoma neza, Yabesi ntabwo yari umukene. Bibiliya iravuga ngo yarushaga bene se icyubahiro. Kandi bimwe mu bikoresho by'icyubahiro harimo kashi. Harimo kashi mushumba. Ibikoresho by'icyubahiro harimo kashi y'amafaranga hari. Sina rirahinduka utafite bakwita Karori. Wayabona ukahita yitwa Boss Charles. Bahita barishyira mu cyongereza. Ako kanya ntawe ubisabye. Amafaranga. Ubu cyitwa Yohani. Reka. Yitwa Boss John. Joe. Umase amafaranga utafite mu rugo madama kwita iso. Ahandi utuye mu manegeka. Biri gukata inyuma y'izindi gugi wawe. Mudama yitavuga ariko mwafunguriye iso murumva ataje. So ntaje. Iso murumva ataje mwamufunguriye. Ariko ryamara kuboneka wimuye karitsiye utuye nk'uko abandi batuye. Ukora kuyibona bi madama yitavuga ariko murumva dada tahageze mwafunguriye dada. Ukibaza yizi cyongereza bikakuyobera. Kumbi ni ibikoresho by'icyubahiro. Ni ibikoresho. Rero Yabesi ntago yari Bibiliya ivuga ngo yarushaga bene se icyubahiro. N'ibikoresho by'icyubahiro byari bihari ari byo. Imana ishimwe. Ariko ngo kubera gahinda yamubyariyemo nyina kugera nahamwita izina rimwitirira igikomere cy'agahinda nyina mubyariyemo. Kubyumva neza? Ndakumva cyane. Ngo nubwo yari afite ibyo byose ngo karamukurikirana. Ngariko ngaza kumenya ko hari Imana yibitseho amavuta atsikamira amateka ngarasenga aravuga ngo Uwiteka undindi ibyago. Mama yambyariye mu byago niza ari ibyago gusa. Mbona akazi mu byago n'ubutunzi mfite mufite ariko ntuye mu byago. N'umugore ashatse abyarira amezi 8 buri gihe abandi babyarira 9 6 duhora kwa muganga abana bakurakwa ariko maze kumenya ko ari wo muri icyo gikomere. Hallelujah. Kamera amateka arasenga aravuga Uwiteka undinde ibyago kandi unyagurira imbago. Muri 2022 tubwira abadukurikiye Imana ibagurira iki? Amavuta atsikamira amateka. Imana ibagurira iki? Imbago. Rega ikibazo ntiyarazi nase. Yabesi ntiyarazi se. Kubera ko nyina yamubyaranye n'umutwaro ukomeye. Amubwira ati ndabyara ariko ntuzavuga. Amushyira mu bandi. Amwita jya mu bandi. Jya mu bandi. Ya mazina y'amateka. Jya mu bandi. Nukuvuga ngo nubwo afite ibikoresho by'icyubahiro ariko nijya mu bandi. Hari undi watsikamiwe n'amateka mu gitabo cya 2 cya Samuel igice n'umubare cya 9 witwa Mefibosheti. Yego. Uri Mefibosheti yatsikamiwe n'amateka kujya naho abantu ubundi hari amateka uhisha. Hari amateka uhisha ugakubitamo ishati na karuvati ukagura congo bitanga ibyiza biri imbere. Urayizi? Ya yindi raramye gutya. Ni byiza biri imbere. Ibyo rero ni ingaruka za umuntu wese uzabona ikiyambara ubu. Ni ingaruka z'amateka. Ubundi zavuye kuri pose. Nta ukizambara. Ariko iyo abonye ifaranga gatavuga ati niyo ndi bwambara. Ibyiza kubera amateka akamusubiza kuri izo cyo. Ibyiza biri hehe biri imbere. Urumva ingaruka z'iki z'amateka. Uri kubyo Mefibosheti. Hari amateka uhisha. Ariko harayidahisha. Mefibosheti nk'amateka yageze atunguka inyuma abantu baranayamenya. Izo nkuru ngo Dawidi ageze ku ngoma arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango kwa Sawuli ngo mugirire neza. Haza umugabo arasobanura ngo yego arahari yitwa Mefibosheti. Ariko yongeraho ibyo umwami atamubajije kubera ingaruka z'amateka z'ibikomere bya garahari yitwa Mefibosheti ngo kwa Makiri yarekera ngo mwene miye ese yagarukira ngo utuyiro de bar ese yagarukira aho basi ngo umugaye ibirenge. Ibyo byose umwami ndi yarabibaje. Ariko kubera amateka Mefibosheti yatungutse inyuma basigaye bamusobanura bakaravuga n'ibyo batavuga. Rega amateka aravuga kuruta isura y'umuntu. Komereza. Nawe yari yarakomeretse yaramaze kwiyakira. Umuntu wundi ari yakira gasa n'amateka.
umushumba rero ubwire pasiteri urashaka umusatsi kuko iyo uvuga amateka uzi ko biranyize cyane buriya ruzi ko uriya Miyeri ari mushiki wa ntuze wa Berisheba ari mushiki w'umugore wa ntuze nyina wa Salomo burya wemera ko icyo bita Miyeri nakubwira izina rye aho Irodobari basobanura ni agace kari karibagiranye ni agace bita mu gifaransa bidonville n'ubuzu bwegeranye burundarunze ngo aho leta itakandagiraga hiberaga ibyihebe umwana wavuye ibwami atari karande wabayuretse gatoya ntaza nkabanza nkamanuka Mefiboshete yari yarakomeretse kugera muri urwo rwego none tumurebe ari kuvayo umwami ntiyakanzwe Imana ishimwe haleluya kitabwirwa amagambo ntikeneye abagusobanura haleluya ntikeneye abagira gute abagusobanura ntabwo ibakeneye ibyo rwanga mugaye ibirenge niwo kwa Makiri mwene Miyeri karitsiye yitwa Irodobari y'abadizanta niho habaga ba dizanta batorotse urugamba niho habaga batwaye inda z'indaro bavuye mu murwi Yerusalemu biberaga Irodobari yari karitsiye ubundi Irodobari ni amagambo abiri Roni nta debari jambo bitwa kwa nta jambo niko ubundi ro debari ro nta jambo debari nta jambo ntawahamenyaga ntawaruhazi hari bagira harimo abantu batuye aho ngaho ari kishobora byose igizana mavuta tsikamira komeza umumanuka nagira ugera aho ngaho Dawidi aramuhamagaza ati mumuzane kandi cyo mukundira data yaguhamagaye uzana n'amateka yose ukayajugunya uhageze kuko uramutse yasizeyo yakwisuganya akazagukurikira nasoma igitabo cya Yobu basanga ijambo ryankoze ku mutima ngo yimura imisozi itabimenye yarangiza ikayubika n'iki uburakari ngarutse gato soma handi handitse ngo ye wa musozi we wirutiki imbere y'umugaragu wanjye ubundi Imana hari ukuntu ibanze kayiganiriza yabwiye ikigeragezo cy'umusozi ntabwo yabwiye Zerubabeli twikomereze Zerubabeli ntacyo avugana nawe Imana yashaka kubanza kuganiriza ndagira ngo nakubwire akantu gakomeye tewe urabizi ko ku ijambo tugendana ndashaka kubwira ikintu gikomeye Dawidi akimara gutsinda Yerusalemu akahafata iyo bitagaye bose yaravuze ngo impumyi n'umugaye ntazakandegera Yerusalemu noneho Siba amubwira ko yamugaye kugira ngo amateka amuheze inyuma naho nashaka iryo jambo rugiye gutarisiga badukurikira byose nari kuhagera impamvu yongeyeho ngo aramugaye ntako yashakaga kuko Dawidi yari yarahiye yuko ntawamugaye nta n'utareba uzakandagira Yerusalemu uwo mugabo abyongeraho nk'ikimenyetso kimuheza hehe Irodobari ntako nashaka ubundi kandi rero yibagirwa ko nyiri gutanga iryo tangazo ari nawe uhamagaje ako kantu nakumvishe ari ugize gute ahageze yamwemerera ibintu bitatu nakunze ijambo rya mbere uzagirira ku meza y'umwami ijambo rya kabiri usubira inyuma tugiye no gusoza hafi aho ko tuzamanyemere kuzagaruka nejo bundi noneho nkubwire ikintu ushaka ko tuvugaho ngaho mbere yuko ajya ku meza kwanza ukuntu Dawidi yashenye ibyo yavuze ariko Siba we na Miyeri hirya kuko bari bamuriraho kuko hari ukuntu ufite amateka mabi hari abakurira niwe twariragaho yaramugaye twamusabije nk'umwana w'ibwami none reka tuvuge kamugaye bitamwinjiza muri Yerusalemu naho nashakaga ubundi agerekaho ngari kwara aramugaye kugira ngo bibuze Dawidi kumwinjiza ikintu cya mbere yakuyeho imvugo yari yavuze ni mu munzani naho nashaka uhera datuma amavuga havuga bakweho kamera uzi umuntu uvuga ati iyo mbo iryo jambo iyo pasiteri ndabiza rero tugera ko tubiziranye byinshi cyane ariko yibagirwa ko yatumye yemera ko ayo mateka ntabwo duhakanye ko imbobo yabayeho ntiduhakanye ko wabaye n'umunani ariko hejuru y'ibyo hari umusaraba w'abapasitori amavuta kandagira
shumba arakoze kuzana izi ntebe reka nongere nicare no haleluya nukuvuga ngo amateka ni amavuta oya nibyo wowe urahari ntitumuhakana ariko haje umusaraba hari umuririmbyi waririmbye ngo ugejeje ukora mwami mbaye ngushimiye nimba barikiri mu modoka ndabyibutse ibyo wankoreye ubundi reka nkubwire urashaka nimba arikiri mu modoka nuvuga ngo ayo mateka yo pasiteri umuhesha w'umugisha Imana ikubakiye inzu umugore afite imodoka nawe ufite imodoka abana bararya ntibajya ku ishuri bagenda bakarabyara mu modoka uyu munsi mujye mu modoka abatware nuvuga ngo nubwo babona muri ya sura ariko hari amateka reka nkubwira akantu keza uzi iyo utwaye madamu yicaye hano sinarinzi kakazi burya utuntu twiza baba batuzi aho turi ariko kubera amateka akabatsikamira nagiye ko mbona amanuye ka kantu gakingira izuba mbona aritunganya shaka kumaza ngo ninde wakubwiye ko haba ikirahure bifata ntabyo nigeze mubwira wese wabwiye n'iki kaka kantu mama bakamanura bakagenda bitunga mbona ngenda yireba mbona yongera atega neza sahane yabwiye n'iki ko haba ko karahure ayo ni amavuta atsikamira iki tuje kuri turahaga tugaruka gato kwa urabona ko mbere na mbere nashaka ubugome abakurikiranye TUT kandi Imana iguha umugisha bumve neza impamvu yisobanura umwami aravuga ati ariko se ntawasigaye ngo mugirire ineza y'Imana kuko yavuze ko ari ineza y'Imana si kubwayo natani n'iryo jambo undi atariyo ndetse ari nahangaha atuye naha kwa Miyeri jambo ni cyane Miyeri nzande gusana tubiye kuri kamana reko kubwira nakomeye atari ko atuye irade ikindi aramugaye urumva bashatse kwerekana ibibazo ariko bashyizeho amateka amubuza kwinjira umurwa kwa Dawidi kuko Dawidi yabivuze tubihuza ngira ngo dusatana ku musozo nawe ubwe nyiri kugirirwa neza yarabizi ko yibitse mu mateka kuko ijambo yashubije rirababaje Dawidi amubwiye ibintu bitatu yamubwiye ijambo rya mbere uzagirira kuri amera ijambo rya kabiri ibyari bya sokuru sawe ndengeje amateka y'ibyo sogokuru yankore yamiga ndabiguhaye none abagaragu bose bari abasokuru n'abandi basi basimba bose babandi bahingaga imirimo bakayirira none nabo bahindutse abagaragu bawe ariko Mefibosheti cya gikomere yageze asana cyane kiyakiramo amagambo yavuze arababaje yashubije umwami ngo nge ndinde umugaragu wawe w'imbwa y'intumbi atari n'imbwa nzima ahubwo yashizemo umwuka imbwa y'intumbi itanamoka we yarenze kuba umwuzukuru w'umwami yibonamo intumbi ndetse ipfuye itanamoka urumva amateka kandi abenshi akenshi tunamwigisha tuvuga viro de bar ntitumuvuga mbere yo kujyayo nakuzukuru k'umwana w'imfura Yonatani numva ko kariye neza kambaye pampex kariye Cerelac umukati ni pe France ariko amateka aramumanura mujyana Nyaruguru wari bwabona umuntu batereje cyamunara uri kubyumva neza bigahomba uretse na cyamunara bikako ngo abana bava école belge kandi bijya bibaho bakamanuka bakajya kwiga Kimisaga bakamanuka bakajya kwiga Muhanga buke munahunga umujyi ya Kigali kandi amateka aragusunika agenda uzika amateka gusekura wenda mushumbita usengeraho ndagira ngo undebera aba bantu agusekura wanaza n'abandi bataraza ukicara wihengetse kavuga ngo nubundi nibaza barampago abakurikiranye TUT kiganiro nyarateje ntabwo twakirangiza kuko tuzakomeza n'umunsi w'ejo n'amavuta atsikamira akandagira nyemeransoreze kuri iri rivuga ngo haracyari ibyiringiro kandi Imana iracyafite andi mahirwe murakoze hanyuma arakoze nashoje ngiye gusoza nta ngutindira aravuze ngo iyo cyumvise amazi kirashira
niho tuzatangirira ejo ku mazi. ariko njya gushibuka ni akantu bavuze ngo ntago Imana yakora ikosa yo gutabarira aho utakubitiwe. Ushumba nawe tuzakomereza. Kwemera ko igiti cyatemeye Kacyiru cyashibukira Kimisagara. Nibiba. Gishimukiro cyagize gute. Akasubiritse tukazakomeza. Nubwo amateka yakwangije hari Imana ikora. Nubwo amateka yaguhemukiye hari Imana ikora. Nubwo abantu bagendera ku mateka hari Imana izakurengera. Nubwo bavuga bashingiye ku mateka hari imvugo y'Imana nshyashya. Bivuze ngo hari amavuta atsikamira agafata imwe twabayemo byose n'ibyo batuvuga n'ibyo badutekerejeho tukarenzaho wakwinjira ngo umukozi w'Imana arahagurutse. Satani ati mbo bandi ati umukozi w'Imana. Ariko ayo mazina yose mabi yose n'ibindi byose turagushimira rero umukozi w'Imana Theogene n'umukozi w'Imana afite channel yiwe nagira ngo bakurikirana TUT muziko kugira urukundo cyane mbere yuko adusengera niho dusengera uyu munsi nagira ngo babwire n'ukuri baragukunda. Hari umuntu wari wakuntumye ngira ngo aranezerewe n'umuntu umugabo ukunda cyane uba ahantu mu gihugu muri Amerika mu mujyi umwe yaravuze ati jewe umunsi wazanye Theogene akagira ibintu avuga kuri channel yacu ati nzatanga ituro. Ndabwira rero umushumba uzaryohereza umuntu wabyemeye dore ngo yagiye gushyiraho nimero namukuzaniye ngaho uzamuvugishe nagira ngo babwire channel yawe nurangiza na nimero dusenge natwe. Channel wandika Inzahuke Pasiteri Theogene Inza, ariko ne wakwandika Inzahuke TV ubu wayigezeho. Nimero ni 0785463961 0785463961. Urumva ko ari nimero z'abantu bavuyeyo vuba. Nena amateka ubu nakaba mfite 0 cyangwa 82 ariko ni z'abantu bavuye n'imibare ya kera z'imyaka nka 10 ni z'abantu bavuyeyo vuba. Ariko reka ngusetse tugiye gusoza hari n'igihe amateka kunigana iyo nimero. Nigeze ntunga telefone hari nimero nari mfite mbere ntunga telefone ikagishiramo umuriro ari ugucana itoroshi no kumva radio gusigashiramo umuriro none nzitanze kuri YouTube. Hallelujah. Nanjye mfite channel YouTube Inzahuke TV. Hallelujah. Uyituna kurangaho bita subscribe unakazugira akazu kagakora ngo like na share zikonze kuvuga. Ayo nama tsikamira amate ntago ndi busenge mvuga ibintu byinshi. Ubundi bemera ko kuberwa n'icyo umuntu yambaye imbere cyari cyo yambaye inyuma. Avede nzakivuga ntandukanye nzagusobanurira uburyo amateka adatinya kwambaye isengeri ufite n'ikofi irimo amakarita yo ku mabanki atandukanye. Nzakubwira uburyo amateka adatinya ko bamaze guteramo visa ndege irindi guru ku kibuga ate bantu binyaruteje abari bumpamagare ko ngiye amateka yo ntasaba ubundi agutangaho impamvu akugora se nuko yagutanze kuvuka. Ariko subu reka dusenge none ngiye gusenga muri ubu buryo burakoze umva shaka kwatura abantu umugisha. Amen. Mu mugisha Imana yabwiye Aburahamu 12 harimo umugisha wankoze ku mutima iramubwira ngo Aburahamu we nzaguhindura umugisha. Reka abadukurikiye muri aka kanya mbasengere mvuge ngo Imana ibahindura umugisha. Hallelujah. Babe umugisha. Amen. Niba bumugisha ijambo bazavuga muri uyu mwaka ryose rizaba umugisha. Hallelujah. Niba bumugisha aho bazerekeza ibiganza mu kazi ka buri munsi kazaba umugisha. Niba bumugisha n'ibitekerezo byabo bizaba umugisha. Niba bumugisha imishinga yabo izaba umugisha. Niba bumugisha n'ababakomokaho bazaba umugisha. Niba bumugisha n'amashuri biga azaba umugisha. Niba bumugisha abafuriza umugisha inshuti n'abavandimwe bazaba umugisha. Niba bumugisha n'ababahagurukiye kubarwanya n'inama zijya ziterana tutazirimo Imana izajya zitahamo kuko bateraniye umunyamugisha irogo y'inama zabo n'imigambi yabo. Ndabasengeye ngo babe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.